terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination ». Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. Parce que mureka tubanze tubwire abantu uko avuze. Gisaro mu byo yavuze avuga ko u Rwanda ngo rwitwaza kujya gutabara ubwoko bw'abatutsi ngo banyamuke muri Kongo ngo rukajyana ingabo yo. We ntiyemera ko nicyo kibazo abanyamurenge bafite cyangwa abatutsi muri Kongo bagifite, ariko nta na declaration y'u Rwanda wigeze rutangaza ko rwakoze operation yo kujya gutabara. Ntubona ko nahoze mbabwira icyo bapfana. Njye sinjya nibeshya kenshi. Ni yarongoye mushiki wa Gisekedi. Ako kantu k'isano numvaga karimo. Kandi niba yarongoye na mushiki wa Gisekedi amaze igihe kinini atagera imurenge. Yavukiye Kinshasa. Urabona sinjya nibeshya. Nduhungire urabona ubundi ntabwo ajya arazamo. Cyane ajya mbabwira akiba minisitiri. Nabwo nzajya mba nicaye kandi ndara hanze ndeba mu nzu. Ngire niyo mboneka jugujugu izamukanye Twitter y'umuntu witwa Muyayi. Igihe kijye kwikoza Nyabugo isange ya Nduhungire hiraka umuriro. Kuvuga Muyayi gusa utavuze ntuze, utavuze witwa Tina Salama yo yakijemo Madame Yolande Makoro nawe akamusubiza. Urumwe hano bafite urumwe bafite urakore ko urabona mu kibuga buri defenseur abafite uwafata. Urumva? Nanjye ramba ni hano mbabwira ntu yaramuhamije ariko yarapanze neza. Nta kibazo tugifite no mu busesenguzi. Ntabyo. Ubwo rero ati nari kwemera ko Minister Alex Gisaro atabeshya iyo avugira amagambo mu misozi ya Minembwe. Ni impamo ya Mungu. Hagati y'ahantu habiri hagabwa ibitero bya drone na FARDC bazana cyacyo namara gusoza iki gitekerezo cya Nduhungire muzane. Ubwo rero ubu butumwa bwa Ministre Nduhungire bwibutsa ko ingabo za Kongo zimaze iminsi zigaba ibitero bya drone n'indege z'intambara mu Minembwe bigamije kwica abanyamurenge bahatuye. Yanibukije ko Ministre Nduhungire yagaragaje ko Ministre Gisaro yavuze aya magambo nk'umuntu wari Kinshasa asangira inzoga n'umuyoboke w'ishyaka y'IDPS riri ku butegetsi akaba n'umudepite Justin Bitakwira nawe ukomoka muri Kivu y'Amajyepfo. Wa wundi uvuga amagambo ameze nk'aya wa mugabo wo mu ngororo wa kera hano wagira ngo niwe rwose wamuzukiye mu kwezi giye kubeshya. Bitakwira avuga amagambo abishye no mu extremiste avuga amagambo abishye cyane rwose. Ntabwo urabona rero ko aba yabatatse aba yababwije kuri Olivier Nduhungire akurikirana ibintu byose. Tuzane ya video mu Minembwe kugira ngo murebe cyacyo mushyireho ijwi ry'uyu musaza kugira ngo murebe umunyamurenge uri Kinshasa wabaye akarungura mushiki wa Kisekedi. Kurongora mushiki wa Kisekedi ntabwo ari ikibazo. Ntabwo twabyise ikibazo. Ntabwo twabyise ikibazo, turashaka gusobanura impamvu afite ikomeye yo kuvugira muramu yo kwanga ubwoko bwe. Ubwo afite ubundi yarambagijemo yashimye. Sibyo giye mbikire ngo kujya kumenya ngo simbigenze diplomasi ubivuze muri diplomatique. Tuzanira ijwi ry'abantu. Indege ya Sukhoi ije indi turu ya kabiri iza kuturasa ta bitabiraha ta kibazo kindi cyari gihari
none urabona uruhagarara rwabaye, ureba inzu twicayemo, uriko urareba, urabonye aho ku kibuga uko yaje ikarasa ikagenda igasubira ikagaruka. N'ubu izo alerte zose abantu uku n'ubu bari bakiri mu bihuru, abarwaye amatension ni benshi cyane, fragment zageze no kuri hopital general. Utekereze kuza kuvuga ngo abaze kubomba ibitaro birimo abarwayi, amatorera hirya tuja kuja ikanisa ryasambutse, ino nzu yonyine kurareba uko bimeze, n'ayandi menshi turarangiza kuzunguruka hose ngo tubarebe. Nico twovuga ni ukubabara, ni ugutangara, dutakira sinzi amahanga ya hehe yo dutabara akadukiza ino leta. Iyi leta kabisa yaraduhagurukiye, baratwanze, ni leta y'abicanyi. Kuvuga ngo nta muntu wozana habe no mu Bzunguti na hehe ntawoza gutera amabomba ya Sukoyi hano mu baturage. Abana bari ku mashuri, uba ababyeyi ko baragenda bashaka abana, ubu niho bamwe bagahe bababona. Urumva ibyo ni ibibazo, ni nk'icyo twovuga. Abashoboye kudutabariza, kutuvugira hirya no hino amahanga dutabare, adukize ino leta ya Kongo. Uyu muturage yo kuvuga ati amahanga dutabara dukize leta yacu, biba byakomeye rwose. Natwe yaravuga ngo leta y'abicanyi, nta rindi jambo yari. Aba bantu bombi ni abanyamurenge, ariko bura nta bwoko bubura bene bariyo. Hariya barambwiye ngo babita bate cyagiye ngo nabagara, ngo nabare bigara bakagara, unuko gutyo bari bigara ibintu nabene kagara. oya nyine abananiranye, abatarimo kuvugira ubwoko bwabo bavuga bati bapfe, babita ngo akagara cyangwa bakasimbizi. naho nsikenera amagari ubundi nanjye sinanabizi. rero ndongere yarambwiye ati iyo uza ko uri mu Minembwe ukavuga uti nta kibazo dufite, none se niba yavuze atya, ntekereza ko araza gusubizwa n'abanyamurenge benshi barenze Minisita Nduhungire. Wenda we yavugaga kuriya kubera ko bavuzemo igihugu cye, ariko ko tuvugisha ukuri nyakubahwa Minisitiri, ni Gisaro hariya, Gisaro nibura kiriya kinogo yabonye hariya, iriya nzu, ba bantu twabonye barya, tuwakimushyiramo, twabonye botsa, yego, aremera nibura ko leta yarashe. Wenda tuvuge ko u Rwanda adashaka ko ruvuga kuri iki kibazo, ariko nibura arimo aravuga ikibazo bafite ubwacyo cyonyine. Abakivuga aravuga ibyo leta ye arimo ishaka. Rega iyi ni strategy muri bwa buryo, ndetse gatora tuvuga muri bwa buryo nyine bw'uko ikibazo. Uribuka M23 yageze mu Bandandi, uribuka Minisitiri wavuze n'uwo muri ibyo bice, akaza agahita azana nyine propagande zaho ngaho. Ubwo rero n'ibintu byageze mu Minembwe, avuga ati reka tuzana umuntu ukomokayo abidenonse, nabidenonsa isi yose tumenya ko ibi kuvugwa ari propagande bisa. Nta kibazo kinahari, kuko kuba uyu mugabo ari minisitiri muri iyi leta, ahubwo bakwiye kuba bari ari benshi, ko nabo n'abene igihugu. Icya kabiri, kuba Masunzu ari umujenerali nabyo ntabwo ari ikibazo. Ikibazo ni iki, nuko muhagaze mu mwanya mwiza mukwiye kuba murimo, ariko mukaba mudashobora kwemera guhara kwambara karuvati no guhagarara imbere y'abanyamakuru ngo babwire ko bene wanyu nta kibazo bafite, barimo baraswa n'indege ya kabuhariwe mu ntambara. Ntabwo ari urukopiteri, buriya urukopiteri abaturage bashobora no guhagarara iciye ku musozi wegere bayikubita n'ikintu ikamanuka. Urukopiteri nta kintu yarasa ngo icukure. Uyu muturage aravuga ati kandi n'aka karere kari mu ntambara,